umutekano aranshakira iki noneho mana yanjye. Niriwe neza muteka. Komera cyane. Habaye iki se kandi? Kanyuno ndamubona sha. Bigenze bite mwa? Ese muri leta koko hari umuntu utatanga mituweli? Ntabwo bishoboka, noneho akakugira naho kubita umuyobozi. Ntabwo ari bunkire rwose. None se b'abanyerondo b'umwuga bakoze amanywa Feliciyane ntabwo bari hafi aho. Ariko Kanyundo rwose nawe arananiranye. Ibintu byo gusinda buri munsi, yafashe umwana ku ibirananambi. Rekanze umucungire hafi umuhozeho ijisho ndaje. Aramenya ko umudugudu iradu nta mikino ngira. Ikodo fesi nakoze se cyaba kimbariye. Iyo mbwa ni Kanyundo uyu munsi ndayifishe. Ramyange wana Umuyobozi w'imbi. mutekano wa muji Unyoboye imbwa. Uyoboye imbwa. uyoboye Noneho uretse mwereke unyoboye imbwa. Ugiye kuza mu kanya unyoboye imbwa. Umeze bite? We Kanyundo byagenze bite? Umuntu hagenze bite? Hagenze bite baba? Uri kutusuzugura bw'umudugudu we ngo ntabwo wasanga mituweli, ngo ntabwo wakwishyura y'irondo, uri iki ubundi? umuntu yo Iki cyo wahaza bigenda bite? umwejera wena Ngo nakubita amusenze. yakutangiye kuba Nagufunga wowe, turagufunga. urinde wowe Ndi mudugudu, ntabwo nzi ubundi. Yamani. umwejera wanyina ufasha mu kanya Sheyamani. Wigize nta amarunda aradasinziriye amukarita zo hejuru ya. uratemye abana barindwi uyu munsi Ugomba kwishyura cyangwa ntabwo uzishyura mituweli. reka mbabwire mituweli nyiguramo icupa numva meze neza Ntimukagorere. mbabwire ikintu kimwe ndashaka Umuntu w'umugabo umeze nkawe, w'ibigango nkawe, biri gutesha umugore watwe, wangirira we abayobozi bose yambwiye mu ngingo y'imbwa. ubu abaturage bose b'umudugudu w'akanyundo nakubwiye ngo uri imana y'ijuru ngo nyoboye iki? uri imana y'ijuru Zambwa nari nyoboye zagiye. imbwa yenyine yafashe ku munwa neza imbwa. Hano hari imbwa mu karitasi. ubundi murankubita ibisheke ngiye nabasabye ibisheke cyangwa Yankwereka nasanzamwe n'ibitabi mu rugo. Ngiye guhamagara komanda. we Noneho uraje ubone bwa buza bwanjye aho gushinga. Guhamagara komanda. Uraje ubibone Ibintu mwigize ntabwo ari komando nyine. Romano Watemye abantu bangahe? barindwa ariko none ndagutema Nanjye kandi mba mu karitasi. Nanjye uraje. Ariko uzi ko ngende mudugudu. Uzi ko ndi mudugudu. ibyo bisheke muri kumurutanira iki ni igisheke. Uyu nguyu ni gwa mukubitani yako. None se ni igitari kukita ngo. Oya reka mpamagare komanda sha. ubundi bisheke ndabijya nawe babirunguruta
umutekano mfasha tugihagurutse tugiye yani ku kagari wabona haguruka musenga mu muramba haguruka cyangwa none ni n'ikipe umva ukuntu ibintu bimeze inzoga ngiye guhamagara panda ngiye guhamagara komanda guhamagara komanda none se waretse twavuga naho gake tuvuga n'iki se kandi reka banze mpamagare bakujyana niwe muri mbabarira rwose mbabarira ugiye kujya muca abayobozi amazi mwambabariye ku bantu tukubare dore cyambere iyo panda gaye wiretse tuvugane pa ibintu ushinzwe ntibishye amafaranga y'irondo bati reka nzayishyure nayo ndayishyura nayo wowe kanyumba mbabarira ntabwo utanga mituweli ejo bundi ugira ibyago ibishingwe ntayatanga ejo bundi ugira ibyago bagushingure nk'umudugudu ariko nta mituweli wagiraga nta muryango utabarane wabagamo ubundi uri igiki mu mudugudu nyakuba mbabarira n'intongera ariko muri niko kanyu iki gihugu tuyemo ubona ari icyaswo ubona ari iki ubu ibyaha byose ndi kubyemera ndi kubyemera abantu umutekano ndi kubyemera mumbabarira iki gitekerezo nubwo wenda umuturage wacu nawe tuba tugomba kugira tugashyira ikintu bita imiya ubwo rero ndumva twagira gutera ndumva ubwo tubyoroshe ko uretse guhamagara panda gare ariko akavana dusinyiye azongera guteza umutekano ubu uzazabishobora akanyundura mwibagiwe bose ngiye kwisubira imbabazi maze kuguha ni nyinshi dore izi ni iza mbere n'izanyuma niba gutwara mugera umva ndakubwiza ukuri ngewe ntuzandenganye kizo kanama aba nta kintu gupfa genda murakoze kumbabarira vuba genda se kandi genda umudugu koko ikosi wakoze risigaye koko rikabije njyewe rero cyari cyampabije da dore yamubise jido numva akantu hano karegutse umudugudu agiye kuwuhindura akavuga intambara kuko umuturage umwe yatunaniye none se ubu ariko ntacyo ubwo yisubiyeho nyine nta kundi urayisubiyeho se uraje wumva ibitendo byo nyuma y'iminsi ibiri cyangwa nanjye ndabizi asanzwe yarananiranye uriya mudugudu biriya bintu nka biriya bikunze kugira amafaranga biriya kiraburiya buri munsi kimwe y'ibihumbi ijana gikorana amafaranga ku mufuka nibwo kikajya gitanga mituweli ariko ibi bintu mu nteko y'umudugudu bigomba kujya bivugwamo kugira ngo abaturage bitabire gahunda za leta reka leta ni umubyeyi leta ntabwo yanga abaturage sky amakuru bira yameze neza kabisa mbona wifunze tutembereye tembereye kureba ko nawe umwana hirya ndacyabirimo mwa ntabwo mbirimo kuko ni umuntu narengize ngo ni bya bindi byateye iby'ubunga abana ngo barya abana uwo tuzabipanga tubipanze naho yanamangirago yamaze njye mu buyobozi ibintu bitangiye kuncanga rwose gucanga se gute bitangiye kuncanga abaturage bahantesheje umutwe hari umuturage w'umusazi bita Kanyundo noneho ni umunywa rumogi ni umunywa nzoga ni umusambanyi ntiyakwishyura mituweli n'umutekano ntayakozwa mbese birakomeye rwose n'uwazaniraga ibihinduro by'ibicuruzwa hirya niho no kugemuriraga ibicuruzwa Kanyundo yataye umutwe bigeza yararengereye kabisa n'ubu nizo nduru mvuyemo nari ngivuze ngo ngere hano imbere ni namaze guhamagara komanda ariko acisha bugufi ngiye kubwira komanda ko twabikosheje nta kundi ariko Kanyundo cyabiteye nta makimbirane aho riwe we n'umugore we ntabwo bahuye niwe ntabwo bimeze neza ntabwo bimeze neza uriya uko byagenda kose by'amakimbirane ntabwo aba ari byiza mu muryango muri icyo wakora cyose n'ubwo uri kumva ngiye gushaka umuntu nisheri wanjye ntabwo ari marari ariko ikintu tuba tugomba kwitaho ni ukureba umuntu muzashobokana ku buryo ibintu by'amakimbirane byo gucisha hano n'undi hano ugomba gushyira ndi kumva ni ugukemura amakimbirane afite mu rugo naho ubu nta muti twazabona kuko Kanyundo si umukene ahubwo ikibazo ni amakimbirane reka ngereho ndebe komanda